السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بعد bavandimwe bayisilamukazi, ndagira ngo bwa mbere mbanze mbashimire, ariko ndabashimira mu izina ryanjye, mbashimire no mu izina ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Turabashimira kino gikorwa. Iki gikorwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane kandi ni igikorwa cya ngombwa. Iyo twaje hano twitanga mu buryo bubiri. Twitanga mu buryo bwo gutanga ingufu zacu ndetse tugakora no mu mufuka. Uyu munsi twari twateganyije yuko tuza hano nk'abashehe n'ababwirizabutumwa, tukaza kwifatanya n'abasilamu, tukaza gukora umuganda. Ariko ntabwo twaje gusa, twitwaje 600,000. Ni ukuvuga ngo ntabwo ariyo dutanze yonyine, kuko ndibuka yuko inkunga twatangiriyeho y'abashehe cyangwa y'ubuyobozi, ngira ngo harimo n'imifuka 100 ya nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Hari n'abandi bashehe hano bagiye batanga turi kumwe. Ntabwo ari ubwa mbere kandi n'ubu ngubu ntabwo ari ubwa nyuma. Iki gikorwa abayisilamu mwatangije, ubuyobozi bwatangije, ndagira ngo mbabwire yuko tuzagikomeza nta nubwo kizahagarara. Ibi ngibi tuzabikora no stop, tuzagenda tudahagarara. Tuzakora umusigiti turangize, tuzajya no ku yindi misigiti irahari tuyirangize, ariko noneho tuzageraho tujye no mu bikorwa by'iterambere inshallah. Ntabwo tuzahagarara. Murabona ibi bintu turimo atari ibintu bikomeye. Ndibuka iki gikorwa kijya gutangira ntabwo ari story ngiyemo, ariko ni ukubibutsa. Haje abasilamu kuri RMC bagera kuri 6. Nibukamo Ustad Muhammad, nibukamo Haji Gatsinzi, nibukamo umuvandimwe Abdu, nibukamo wa mumama bita Gasharazi nawe mwari muri kumwe, nibukamo engineer. Dutangira muribuka uburyo twatangiye nuko twibazaga, musaba no kugira ngo ubuyobozi bwa RMC bubaho uburenganzira. Murabyibuka Muhammad, turavuga duti lillahi wa lirasul, kubera Imana n'intumwa yayo nimureke dutangire. Mwavugaga ko hasigaye amezi 2 cyangwa umwe kirangira. Aka ni akazi ka Allah. Murabona karahagaze, murabona ibintu bitarimo kugenda. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo tugomba gucika intege. Ubundi iyo umuntu adatinyutse ntabwo ashobora, siko bimeze. Umuntu yiyemeza risk, kwiyemeza kuvuga uti ngiye kubikora kubera Imana. None murabona kubera ko ari akazi ka Allah karihuse. Cyo nabibutsa nuko dufite inyigisho Haji Gatsinzi muri Islamu, dufite inyigisho muri Islamu itubwira ngo la yarju nara rajulu bakka min khashiyatillah hatta yaudu laban fi dar' wala yajtamiu ghubaru fi sabilillah wa dukhani jahannam. Ni ukuvuga ngo la yarju nara rajulu bakka min khashiyatillah hatta yaudu laban fi dar'. Ntago umuntu warize mu nzira y'Imana, umuntu wabyutse mu nzira y'Imana agasari akaririra Allah, ayo marira yahuye nayo ntago yatuma ajya mu muriro. Ngo ni nkuko udashobora gufata amata wakamye mu icebe ry'inka ngo yasubizemo. Birashoboka ko yasubizamo. Ukuntu umuntu yarize mu nzira y'Imana, umuntu wabyutse nijoro agatakambira Allah, akaririra Allah, asabira idini, asabira igihugu, asabira Allah, ntago umuntu ashobora kujya mu muriro. Nkuko nanone utakama amata y'inka mu icebe ngo wongere yasubizemo, ntago nabyo bishoboka. Arongera aravuga nanone ati wala yajtamiu ghubaran, ngo amavumba abiri ntago azahura. Ghubaru fi sabilillah, amavumba abiri ntago azahura. Mwabonye ivumbi twariye hano,
duherezanya imifuka mwabonye amacanshwa murimo gucira ukuntu asa ni ukuvuga ngo ririya vumbi ryageze no mu bihaha twaririye ni ukuvuga ngo umuntu wahuye n'ivumbi mu nzira y'Imana ntabwo azahura n'umwotsi cyangwa n'umuriro wa jahannama ni ukuvuga ngo aka kazi turimo gukora kubera Imana ntabwo rero umuntu wahuye n'icyokere nk'iki n'ivumbi nk'iri ngiri ntabwo ashobora guhura n'umuriro wa jahannama bityo rero bavandimwe bayisilamukazi turabasaba yuko dukomeza kwitanga kandi tukabikora kubera Imana ibyo dukora tukaba tuzi ko nta wundi uzabiduhembera usibye Allah umunsi Allah subhanahu wa ta'ala yatwishubije tukajya mu mva zacu icyo tuzaba tujyanye n'ibikorwa nk'ibi ngibi ntabwo tuzajyana amazu meza twubatse ntabwo tuzajyana abana beza twahahiraga ntabwo tuzajyana abagore beza twashatse cyangwa abagore beza ahubwo icyo tuzajyana n'ibikorwa byacu nk'ibi ngibi bityo rero ntabwo ndi bufate umwanya munini icyo nababwira ni uko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wa anna al-masajida lillah imisigiti ni amazu ya Allah turimo kwibikira ku mazu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ukuvuga ngo wubatse umusigiti Allah azamwandikira inzu mu ijuru kandi azayibona kubera Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala bityo rero ndagira ngo nshimira abayisilamu mwitabiriye umuganda ariko by'umwihariko nshimira abayisilamukazi masha Allah mufite amateka muri Isilamu ubuyisilamu bwamamaye kubera umutungo w'umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadija ku mafaranga ye yatangaga afashe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubuyisilamu buramamara namwe rero mukomeze mutange amafaranga yanyu mukomeze mutange ingufu zanyu kandi muzi yuko tuzahembesha ari Allah subhanahu wa ta'ala nanashimira urubyiruko turi kumwe hano shimira abayisilamu batuye ahangaha rwose mubera abandi urugero turaza kuva ahangaha turangije umusigiti nibura turifuza kuri Ramadan yashira turangije no musigiti noneho tugakomereza n'ahandi kubera yuko ahubwo nge navuga ntari kubundi twari turi hehe mbere sibyo ra ubundi mbere twari turi hehe murabona se tutarimo kwitanga kandi n'akazi dukoze kakagaragara Allah subhanahu wa ta'ala bibahembe